Ndi Papa Sava. Nagira ngo mbasabe rero ndumva byaryoshye. Mfasha di. Mfasha. Munajya amatwi rero. Mbanze kubashimira rero. Ndabashimira ko mwangira icyizere mukavuga muti mu gutangira uyu mwaka natwe nubwo abantu kuri ku munsi wa mbere nyine kuri bunani mu miryango twagiye tubyizihiza ariko nk'abantu twakoranye twahurira kwa Papa Sava tukafatira akana. Ndabashimiye kungira icyo cyizere. Hari abatabonetse bababwiye ko bagize izindi gahunda buriya nabo tuzabarebera nta kibazo. Twebwe ni ugusangira ariko ntabwo twakwirengagiza n'umuntu wacu waba wagize iyindi gahunda cyangwa ibyago. Hanyuma rero natinze muri ibi ngibi burya ngiye sinjya nkunda kwizimba mu magambo. Hari umusore ahangaha wakomeje kundeba nyikira ijisho mwumva ijambo rye riranshimashima. None ndavuga nti ndaza kumuha umwanya ubanza ashaka gukomera abonye nyine zikiza nagira ngo sabe Rugaba bya bintu birakaza ahubwo Papa Sava, hari utazi ko muri iki kirori genda shemo 80% yanjye. iki none yashora Ati muri iki kirori hari utabizi. We ntabyize Papa Sava. None uyu mutumirwa aze akiraho no kuntwara umusheri. Ni mukwaga ni wowe se waramubyaye wa musenzi we waramureze. Ni mukwaga no Sava ni mureba. Umva bamuga wetira we. Fasha moto bashoya. Waratanaji. Nakubwiye ngo guma Orosha. Ariko waretse ngo Warataka kabanga kajwi bikaje. nagusoreze nka we nakubwiye ngo guma hanga. Basabura ni ukankoreye. Iki ari iki. Ko mfite impamvu. Mushaka kunyubaha ko hano ari mu rugo rwanjye si mu rugo rwanjye mushaka kunyubaha guma hanga rero ndavuze ngo guma hanga nawe fa Yohana urashaka ijambo vuga ijambo Wamenye iminota 2 gusa. Oya. tuza Rugaba tuza Papa Sava wampaye ijambo. genda shaka kubabaza ibintu byose bizajya biba bibekwesurana abantu b'abasore basobanutse nkamwe Subitangiye se. ninde muntu wababwiye yuko kurwana aricyo gikemura ibibazo ukemuye ikibazo atarwanya abahombye Papa Sava gereka mvuge. mwigira nk'ibisubizo. Papa Sava gereka mvuge kabisa. Sibyo. Papa Sava jya muri iki kirori naritanze pe. Sibyo. Baravuga ati twese dutanga amafaranga. Nashyizeho 80 kwijana hari utabizi. Ntabwo ari inyuro ngenda gera honge. Ndavuga kandi kamvuge. Ntabwo nakwemera rero guhomba amafaranga ngana gutyo. Muri nayizenze mu kirori nk'iki. Uyu mukinga wo mutumirwa ngashaka ko kusabya mu ruhame yambika umugore wanjye impeta n'isohoka. Iki uyu n'umugore. Uyu n'uwanjye ntawe utabizi. Ntabwo nabyemera. ariko Ntabwo nabyemera reka gusaba twumvikane turi abantu mwe twumvikane ntimwasabye yuko mwaza kwizihiriza umunsi mukuru hano ibi bintu nabyo ntibibereye aha reka rero ibi bintu niba ariho bibereye njyembe nk'umucamanza mbajye hagati dusase inzobe duca ubugamba ahangaha murabinyemereye urabyemera wowe ngenda byemera. Rugaba urabyemera nawe niko wa musore we ndahera kuri wowe wa mukobwa we niko madede uyu musore Rugaba n'uyu musore Kayitare bose muraziranye Subiza. muraziranye bose ndabazi niba mvuze kumenya n'urundi cyo muraziranye Wowe cyane se gute. bose nyine ndabazi urabazi ndabazi ceceka sinjye mwahaye uburenganzira Ni wowe. okay muraziranye bose ndabazi icyo ni kimwe hanyuma Kayitare wowe urwana Karame. ndashaka kukubaza ni iki kintu cyemeza yuko
uyu mukobwa ari uwawe. ikihe soka gafite uyu mukobwa n'uwanjye nawe yabihamye wawe se wawe se hano hari icyapa muto kigaragaza ko ari uwawe waramukoye n'icyo kigaragaza ko ari uwawe hari icyapa wamushizeho kigaragaza ko ari uwawe iki reka nkubwire umukobwa n'uwanjye sino kubivuga gusa nawe yabihamye papa Savo nyumvire n'uwawe waramukoye se waramubyaye se n'icyo kitwereka ko ari uwawe se mugenza make ni mwanyemeye nk'umusaza ugomba kumva ibi bintu bw'abijoro. Okay, kabwiro ni kongera kuvuga ngo n'uwawe ndashaka kukubaza rero, umukobwa n'uwawe n'uwanjye siko tubwiye rwose ndashaka ibimenyetso bifatika bishobora kutwereka ko uyu mukobwa ari uwawe koko, buri muntu wese akumva ko ari uwawe. papa Sava njyewe umukobwa n'uwanjye rwose namutayeho ibintu byinshi namujyanye ahantu henshi n'uwanjye rwose ndashaka ibintu bifatika. Ni ibiki? ubuse reba n'imyenda ubwayo yambaye ninjye wayiguze urareba ibiki ntabwo ndi kwishyuza uri kwireba wireba iki buretse oya byose tubifate nk'ingingo tuze gushungura n'ibyo nimubyumve si byose. ndashaka kukubaza imyenda ntushobora no kuba umugira neza ukayigurira amayibobo cyangwa se imfubyi. hari uwayi gatumye se ubundi ntabwo bishoboka byawe. njye ndashaka ikintu gifatika Kayitare mberaho mvuga nti uyu mukobwa koko ni ukuwa Kayitare, undi wese ni ukudwanga. ni iki? hari na computer akoresha ninjye wayiguze bose computer niwe wayiguze. ninjye wayiguze mwabyumvishe? computer niwe wayiguze. nibyo mvuga nibyo oya buretse computer niwe wayiguze. ariko wibuke ko hari n'abagura amazu hari n'abagura imodoka. njyewe ndi kukusaba ikintu gifatika wavuga uti iki kintu uyu mukobwa biragaragara ko ari njyewe. ibyo biroroshye cyane. njyewe uyu mukobwa mubyumve namujyanye n'iwacu waramubonye rwose. wanjyanye iwanyu urabihakana se? ntabwo mwagiyeyo se? papa Savarata twagiyeyo ariko twagiye mu rwego rwo kusura nta kintu yigeze avuga. nabonye abantu bongorera n'abajujura ngira ngo banambenze banyanze. ariko ntabwo hari ikintu wigeze uvuga. nukuri ntabwo bakwanze. wigeze uvuga basi ngo ndi fiancé wawe? ibyo byo wigeze ubivuga? wigeze uvuga kuri fiancé? papa Sava bari abantu bakuru rwose njye nabonaga babibonye. wumvaga wabibonye? wigeze uvuga ko ari na fiancé wawe? wumvaga babibonye? njye numvaga rwose babibonye. buretse icyo ngicyo ni mube mukivuga. reka muretse nimwanyemeye nk'umuntu mukuru ndacyakora ubushakashatsi. ubwo icyo ngicyo kivuyeho ntacyo wavuze ntacyo nta jambo wahavugiye. ni computer n'imyenda byataye agaciro. ndashaka kukubaza hari ahantu mwaragiye kure cyane. iki njye namujyanye muri pariki Akagera namujyanyeyo ku mafaranga yanjye umva twumvikane muramuretse njye nakuyemo akantu. mwagiye muri pariki buretse mwagiyeyo mwarajyanye aho hantu urabihakana? tuza gato utihanika ukaza guhananuka. aho hantu mwarayeyo wisubiza ndabyumva nk'umuntu mukuru. mwarayeyo kandi icyumba cyari kimwe. nk'umuntu mukuru bivuze ko icyumba cyari kimwe sicyo bivuze? atasiyo kabwera indaya ibyo bintu ntabwo ari imico yacu. baraye yari babiri. oya reka tubiveho atasiyo ariko ntabwo ari imico tureresha abana bacu. hanyuma ndashaka kubaza muri icyo gice mu gicuku cyangwa mu gitondo haba hari ijambo wavuze ryereka uyu nguyu yuko ikigaragara yuko nyine ibyo bihe mwagiranye ari ibihe bizakomeza burundu? mbese nka rya jambo rivuga uti you my future wife. ntaryo wavuze. hanyuma hari iryo wavuze rivuga riti wowe ni wowe uzambera
umubyeyi ugaheka abana tuzabyarana mu buzima bwacu. Reka tubisimbuke. Ndashaka kukubaza harya wambwiye uti hari inka najyanye iwabo. None se waba si babayoroye mubaze. Irahari. Yo irahari. Irahari rwose. Ntabwo mbihakana ariko ntabwo ari inkwano. Ariko irahari. Irahari ariko si none se si ihari. Inka si ihari. Oya. Uretse yewe tuza wikwivuna. Ndashaka kukubaza ubundi mu kinyarwanda inka y'inkwano cyangwa y'imfatarembo nta nubwo umusore ari uyijyana cyane rwose ijyanwa n'abasaza ariko tuvuge ko wadukanye ibyawe bitari by'umuco nyarwanda igezeyo haba hari ikintu wabwiye ababyeyi ukababwira uti babyeyi rero dore iyi nka izabyara munywa amata ariko yanabyara ahazaza hanjye n'uyu mukobwa hari ikintu wavuze kibyerekeye hari icyo yavuze ni ukuboroza byari ukuboroza buretse none ukuvuga ngo inka yagezeyo iriyo barayoroye nibura wayijyanye waba waragize utyo ukamuseseka akantu mu rutoki yaba yarayimaye se nkayijugunya hari ubuse naba narayikuyemo nkayijugunya ntayo yigeze ampa rwose uyu musore ari mwiza ibintu murabikurikirana abantu wasanga na best mutavuga ngo ibintu byabereye kwa papa wasanga na best friend utarakuba ngo ni boyfriend uretse rero hanyuma hari ikindi shaka gukomeza mugumye musobanurire niko se Kayita ndacyakubaza hari utuntu turiya tuntu bandika udukarita n'utwa anniversaire utwo kumwifuriza umwaka mushya Noheri yarangije amashuri hari twawaramwandika turahari naratwohereje urabihakana naratumuhaye twishe yaratuguhaye yego yaratuma ariko ni tubiri gusa oya tubiri tuba twarenze kamwe byitwa twishe ni tubiri hanyuma ntabwo ari cyo nge nari ngambiriye hari amagambo bandikaho amagambo yari ariho warayasomye warayasomye merci amagambo ariho yose niwe wayanditse n'umukono wanjye mu nta wundi muntu wakwandikiye nawe hari ikintu cyaba kiriho kigaragaza yuko wabwiraga uyu mukobwa uti ndaguteganya mu hazaza nk'uwo tuzabana akaramata mbese nyine nka bimwe navugaga my future wife ma future femme hari biriho basamurenganya wisarize nta biriho ne mu byumva se ubu rero urubanza ndaruciye none se niko Kayita wa musore we mu kinyarwanda mbijyanye mu kinyarwanda utaniye he na wa wundi wagiye ahantu agiye gutira imfizi inyana ye yarinze yagera agasanga baranywa hateretse imivure hateretse ibibindi hari iziri mu gacuma yarangiza bati karibu agafata umuheha akanywa kurusha abandi akagera agacuma akanywa bakamuha kuruha akanywa mu bintu byose avuze mu kinwanwa yavuze habe n'ijambo ririmo mpfa cyangwa se zi ngo nibura nibaza kugerekerereza bumve ko harimo imfizi yabona undi uje yihuta agize ati bati karibu baticara ati sinicara inyana yambujije amahwembe irashaka imfizi yo kwibangurira ati munizi imfizi ngende mangurira inyana yanjye ndagaruka kunywa nyuma rwose merewe nabi yarangiza undi ati nanjye ariko natiraga imfizi utaniye n'uwo mutaniye bose wewe oya nyumva mutaniye ariko papa songo sumva bihuriye ntaho bihuriye reka noneho nkubwire ibyo ntibyari mu kinyarwanda mwese hano nimusenga utaniye hehe muri bamwe basenga ntibavuga ngo bose uko bavuga ngo mana ntibazagira bate siko bazajya mu ijuru bose uko bavuga ngo mana siko bazagera i paradizo iyo ndirimbo urayizi mutaniye hehe ngaho ndashaka kukubaza jya mu rwego rw'uyu mukobwa oya jya mu rwego rw'uyu mukobwa buretse jya mu rwego rwa Madedere ubu Madedere ajya aho ngaho yicare avuga ati umbwiye wese ngo switi hati umbwiye wese ati masheri umbwiye ati wese ati makopine umbwiye ati wese mabu umbwiye ati wese mabe wese niko azandongora gumaho mpaka heze ku isi ajyaho yasame ndavuze ngo subiza uyu musore
impeta wayimuhaye uyu musore hari mwiza ahubwo nazira impeta yawe wayibonye ngaho kura impeta yawe mu mufuka kura impeta yawe mu mufuka urayifite urayifite nta mpeta agize ati ugiye cyizere wamuhaga se niba uretse ufite invitasiyo ufite invitasiyo erega papa sava ntakubeshye pe njye nari mfite gahunda yo kuzashaka uwo mukobwa nko mu myaka 2 iri imbere mu myaka 2 se ni myinshi mu myaka 2 rwose njye nabereka ibirori none se reka mubaze koko kayi ukaza ahangaha ugashega ugakwega uyu nguyu ugafata indabo yaguze amafaranga ukajugunya hasi turi ahangaha turi mu birori twaryohewe ndashaka kukubaza uyu mukobwa aguma ahangaha wambwiye ko mumaranye imyaka ingahe 5 none urashaka kuzamushaka mu myaka ingahe 2 yonyine rwose njye nabereka ibirori none se uyu mukobwa ko akuze uyu mukobwa uri ahangaha niko ubundi ko bavuga bati rwose mwabantu umuntu ntabwo yicara ku mutogoto w'inkono kubera ko iyo nkono ishobora kuba itogotamo iki isume cyangwa amashuka batetsemo bashyuhijemo kugira ngo ashiremo umwanda ahubwo yicara ku ijambo rya nyiri nkono kuko ashaka kumubwira ati dutetsemo ayo mashuka cyangwa akamubwira ati dutetsemo imboga cyangwa dutetsemo akanyama erega uranabyemerewe uri burye cyangwa ntabwo urya ataha Madederi yicara aho ngaho ategereje ngo umusore babanye imyaka 5 akagura ngo ni imyenda akagura ngo computer ngo akamujyana muri parike ngo akagira ate ngo ategereze iyindi myaka 2 ngo azamushaka hari umusore uje akavuga ati ngewe ndamwambika impeta mbite babwira muri iki kirori yuko wenda amezi 3 agira mwambika impeta tunganya ikiganza cyawe tunganya urutoki sekamo impeta